Ni hehe umuntu yashakira Imana? Umaze kumenya ko Imana ibaho, umaze kumenya ko uyikeneye mu buzima bwawe. Igisigaye ni ukwibaza ngo ni hehe nashakira Imana? Ni hehe nabariza amakuru yayo yizewe? Kubera ko iyo umaze gufata uwo mwanzuro uhita usanga bamwe ari abakristo, abandi ni abisilamu, abandi bafite idini gakondo, abandi ni ababudiste, abandi bikagucanga ukavuga ati none bose ko basenga Imana, ndabwirwa n'iki aho nabariza amakuru y'ukuri? Ndamenya gute ko ibyo ngiye kwizera ari byo by'ukuri, atari ikigare? Wenda ngo kuko rusangiza ndi umukristo ngiye kukwemeza iby'ubukristo, rusangiza kuko ndi umwisilamu ngiye kukwemeza iby'ubwisilamu. Icyo tugiye gukora, tugiye kwirengagiza ibindi byose, tubirebere kure ku buryo tubasha kumenya ikizima ni ikihe, icyo twashakiramo Imana ni ikihe. Ubushakashatsi bugaragaza ko ku isi habarirwa nibura imyemerere cyangwa se amadini arenga 10,000. Ariko icyiza biri buze kudufasha no muri ubu bushakashatsi ni uko muri iyo myemerere cyangwa se ayo madini 10,000 yose ashingiye nibura ku myemerere 4, uretse ko wenda hari utuntu bamwe batemeranywa n'abandi bigatuma bajya kwishingira utwabo. Iyo myemerere harimo ubukristo, hakabamo Islam, hakabamo Judaism ndetse hakabamo na Buddhism. Abandi bose bagiye babashamikiraho kubera wenda utundi tuntu bagiye batemeranywaho. Kubw'impamvu z'uko ugiye gutera ubureza bw'ibanza, ntabwo turi buze kwibagirwa idini ryacu gakondo. Ni ukuvuga ngo tugiye kwifashisha imyemerere 5, hanyuma tureberemo ni hehe twabareza Imana k'ukuri. Muri iyi video tugiye kubanza turebere hamwe buri myemerere, uburyo bayemera, ibitabo bakoresha n'amahame yabo. Hanyuma nyuma tuzaza kureba noneho ni irihe dini cyangwa se ni iyihe myemerere twabasha gukurikira, ni iyihe myemerere tubona yatuganisha k'ukuri. Without further ado, tutiriwe dutinda, reka tuhite tubyinjiramo. Imyemerere ya mbere ni imyemerere ya gikristo. Ubushakashatsi bugaragaza ko ku bijyanye n'abayoboke, ubukristo bufite abayoboke barenga 2.5 miliyari. Mu yandi magambo, dukoze igereranya kuri 7 miliyari zituye isi, abantu bose bavanze, nibura abantu 3 mwajya muhura wajya usanga ari abakristo. Urumva ko ari imyemerere ikomeye. Ku bijyanye n'ibyo abakristo bizera Imana mu butatu butagatifu: Imana Mana, Imana Mwana ndetse n'Imana Mwuka Wera. Ku bijyanye n'agakiza, bavuga ko agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo wenyine, kwizera urupfu rwe ndetse no kuzuka kwe. Ku bijyanye n'ibitabo bakoresha igitabo cya Bibiliya. Ni ukuvuga ngo ni igitabo kirimo isezerano rya kera ndetse n'isezerano rishya. Ku bijyanye n'amateka, ubukristo bwatangiye kera cyane bagenda basezeranwa ko hari Mesiya uzaza cyangwa se umucunguzi, tugahita dukomereza mu isezerano rishya aho Yesu Kristo bavuga ko yari yaraje. Noneho ubukristo rero kuva icyo gihe bwatangiye gutumbagira no kugira abayoboke benshi uhereye mu kinyejana cya mbere. Ni ukuvuga mu myaka ya za 30 niho ubukristo bwatangiye kwamamara ku kigero kidasanzwe. Imyemerere ya kabiri ni Islam. Ubusanzwe iri jambo Islam risobanuye kugandukira Imana, bivuze ngo abisilamu ushatse wabita abagandukira Imana. Ku bijyanye n'abayoboke, iyi myemerere ya Islam, ubushakashatsi bugaragaza ko bufite abayoboke hagati ya 1.9 miliyari ndetse na 2 miliyari. Bivuze ngo abantu bose batuye isi ubavanze, abantu nibura 2 mwajya muhura wajya usanga ari abisilamu. Urumva ko nayo ari imyizerere itari mitoya. Ku bijyanye n'imyemerere, bemera ko Imana ari imwe rukumbi, idahinduka, itabyara ndetse itabyarwa. Nk'uko abakristo bemera Yesu Kristo, n'abayisilamu bemera Yesu Kristo ariko mu buryo butandukanye n'ubw'abakristo, kuko bo bemera ko Yesu Kristo ari intumwa, gusa intumwa ikomeye, gusa ntibemera ko ari umwana w'Imana. Ndetse bamwemera nk'uko bemera Muhammad, uretse ko Muhammad we bamufata nk'umuhanuzi wa nyuma, ari nawe wacishijwemo ubutumwa bw'igitabo bizera cyangwa se igitabo bakoresha.
Ibyo birahita bituganisha ku bijyanye n'igitabo bakoresha mu myemerere yabo aricyo cyitwa Quran. Hanyuma Islam ikagira amahame y'ingenzi. Muri ayo mahame harimo iryitwa shahada ari ryo ryitwa kwatura ukwemera, bakagira ihame salat ari ryo ryitwa gusenga gatanu nibura ku munsi, bakagira irya gatatu ryitwa zakat ari ryo gufasha abakene, bakagira sawam ari byo byitwa gufunga mu kwezi kwa Ramadan, ndetse bakagira n'ihame rya haji cyangwa se gukora urugendo rujya i Maka ku babifitiye ubushobozi. Ku bijyanye n'amateka, Islam yatangiriye ku mugabo witwa Muhammad. Uwo yabayeho mu myaka 500 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Ubwo ni ukuvuga mu kinyejana cya 7. Uyu niwe wanyujijwemo amagambo y'Imana yanditswe muri Quran. Ni ukuvuga ngo Islam yatangiriye muri Saudi Arabia aho uwo mugabo Muhammad yari atuye cyangwa se yavukiye. Amateka yabyo tuzagenda tuyagarukaho mu zindi video. Tukagira imyizerere ya gatatu ariyo yitwa Hinduism. Nk'uko ubyumva, Hinduism biva ku ijambo Hinde cyangwa se Hindu. Ni ukuvuga ngo uhita ubyumva ko ari imyizerere yakomotse ku Bahinde ba kera. Ni ukuvuga ngo ku bijyanye n'abayoboke, iyi myemerere ya Hinduism, ubushakashatsi bugaragaza ko bafite abayoboke bari hagati ya 1 miliyari ndetse na 1,2 miliyari. Urumva ko nayo ari imyemerere itari mitoya. Ku bijyanye n'imyemerere, abangaba bizera imana nyinshi zigiye zitandukanye ndetse n'imanakazi. Gusa muri izo imana nkuru niyo bita Brahman, ndetse hakaba n'izindi mana nka za Vishka, za Vishna, za Shiva, ndetse n'izindi mana nyinshi zigiye zitandukanye. Ku bijyanye n'amahame, aba nabo bizera ihame rya mbere ryitwa karma. Ni ukuvuga ngo icyo ukoze uyu munsi byanga byakunda kizakugaruka. Cyaba cyiza ubwo kizazana ingaruka, cyaba kibi nacyo kizazana ingaruka. Iyindi myizerere bagira ni iyitwa Samsung. Ni ukuvuga ngo bizera ko habaho icyitwa incarnation. Niba wakoraga neza, iyo upfuye ushobora guhita uhura n'Imana Brahman, ariko niba warakoze nabi bavuga ko habaho icyitwa incarnation. Ukavukira wenda nko mu ihene, ukavukira mu nka, ukavukira mu bintu bigiye bitandukanye, kugeza igihe roho yawe izatunganywa ukajya wahura n'Imana Brahman. Ku bijyanye n'ibitabo bakoresha, bo ntago ari igitabo wenda wavuga ngo kinini bafite, ahubwo bagiye bafite utuntu tw'utuzingo turimo imvugo zitandukanye, ibisigo n'ibisingizo by'izo mana. Muri ibyo bitabo twavugamo nka Vedas, Upanishads. Izo ni udutabo cyangwa se letters bagiye bandikira izo mana zirimo ibisingizo ndetse n'imivugo y'izo mana ndetse n'imanakazi. Ku bijyanye n'amateka, nk'uko twatangiye tubivuga, iyi myizerere yakomotse mu Bahinde ba kera ndetse na za Pakistan mu myaka irenga 2300 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Imyizerere ya kane ni imyizerere ya Buddhism. Ni ukuvuga ngo tukivugamo Buddhism uhita wumva ko ari imyizerere ishingiye kuri Buddha. Ubushakashatsi bugaragaza ko iyi myizerere ya Buddhism ifite abayoboke barenga 500,000. Imwe mu myizerere ishingirwaho n'iyi myizerere ya Buddhism, irya mbere twavuga ko ari Dukkha. Bavuga ko iyi si ari isi yuzuye imibabaro ndetse n'agahinda no kugeragezwa. Imyizerere ya kabiri ni iyitwa Tanha. Ni ukuvuga ngo bizera ko imibabaro duhura nayo muri iyi si tuyiterwa n'irari, ndetse indi tukayiterwa no kwikunda cyangwa se no gushaka ibya mirenge. Imyizerere ya gatatu bagira ni iyitwa Nirvana. Ni ukuvuga ngo bizera ko iyo mibabaro n'agahinda n'irari n'ibyo byose tubona muri iyi si bishobora guhagarikwa n'icyitwa meditation, cyangwa se gutuza ukitandukanya n'isi n'ibindi byose tubona hano hanze. Iyindi myizerere yo tubona ko bagenda bayihuriraho na Buddhism, harimo nka incarnation. Nabo bizera ko umuntu yapfuye ashobora kuvukira mu zindi nyamaswa n'ibindi bintu bitandukanye kugeza igihe roho ye izatunganyirizwa. Ku bijyanye n'amateka, iyi myizerere ya Buddhism yatangijwe n'umugabo witwa Siddhartha Gautama. Uwo ni we waje kwitirirwa Buddhism cyangwa se imyizerere y'Ababuddhism. Icyo gihe hari mu kinyejana cya 6
nyuma iryo ryaje kuba idini rikomeye cyane ryagiye ryamamara muri Aziya yose. Tukagira indi myizerere ya kane ariyo twakwita Judaism, ni ukuvuga ngo ni imyizerere y'Abayahudi. Iyi myizerere ubushakashatsi bugaragaza ko ifite abayoboke bangana na miliyoni ziri hagati ya 14 ndetse na 15. Imwe mu myizerere ya Kiyahudi bizera Imana imwe rukumbi. Icya kabiri bakizera umuhanuzi wayo Mose, kuko ariwe wahawe ibitabo 5 bya mbere bibone ibitabo bakoresha. Imwe mu myemerere yabo, icya mbere harimo kubahiriza amategeko 10 y'Imana yahawe Mose ku musozi wa Sinayi. Icya kabiri bizera imigisha Imana yasezeranyije Isiraheli, yaba imigisha y'ibifatika ndetse n'imigisha y'uko hari umuhanuzi cyangwa se umugabo udasanzwe w'umwami ukomeye uzava muri Isiraheli, akaba ariwe bavuga ko witwa Mesiya, uzaza gucungura Isiraheli akayigira igihugu cy'igitangaza. Ku bijyanye n'ibitabo bakoresha igitabo cyitwa Tanakh. Iyo ni Bibiliya y'Abayahudi. Ni ukuvuga ngo aho bitandukanye na Bibiliya y'Abakristo, ni uko iyi Tanakh yo igizwe n'isezerano rya kera gusa tubona muri Bibiliya. Ni ukuvuga ngo iyi Tanakh bo bakoresha nta sezerano rishya igira. Ku bijyanye n'amateka, iyi Judaism cyangwa se Abayahudi, iyi myizerere yabo ni imyizerere ya kera cyane irenga imyaka 2000 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Ndetse iyo myizerere yaje gukomera ahagana muri 70 igihe urusengero rw'i Yerusalemu rwasenyukaga. Niho iyi myizerere yatangiye kwamamara kugeza aho yagize abayoboke twavuze haruguru. Nk'uko twabivuze rero, ijya kurisha ihera ku rugo, cyangwa se ujya gutera uburezi arabwibanza. Ntabwo twavuga imyemerere ngo twiyibagirwe ko hari n'idini gakondo, dore ko n'ubushakashatsi bwa RGB, ikigo cy'igihugu gishinzwe gukurikirana imikorere y'amadini ndetse n'amatorero, cyagaragaje ko abantu barenga 2,000 mu Rwanda bizera idini gakondo. Iryo dini gakondo ryo bite ryabyo nabyo reka tubirebe. Ku bijyanye n'imyizerere, imyizerere ya mbere y'idini gakondo ni uko habaho Imana imwe. Ndetse uretse n'ibyo, tubona ko kuva na kera na kare abantu basa n'abizeraga Imana. Niyo mpamvu mu Rwanda rwo hambere n'abakoloni batari bagera mu Rwanda, tubona ko na mbere yaho hariho n'Abanyarwanda bitwa Bahabimana, Baharerimana ndetse n'andi mazina agaragaza ko byanga byakunda bashobora kuba barizeraga Imana. Imyizerere ya kabiri bizeraga ikintu cyitwa imizimu. Ni ukuvuga ngo umuntu wapfuye bizeraga ko umuzimu we uba ushobora kugaruka mu bantu. Mwaba mwaramubaniye neza akagaruka ari umuntu mwiza, mwaba mwaramubaniye nabi akazagaruka nyine ababanira nabi namwe. Niyo mpamvu habagaho ikintu cyitwa gushengerera ndetse no guterekera, kugira ngo bihuze n'iyo myuka cyangwa se abo bazimu kugira ngo babashe kubana neza. Ndetse banagiraga n'imyizerere ivuga ko mu gihe ikintu runaka kibaye, abazimu bashobora kuba barakaye cyangwa se babafitiye inzika runaka. Indi myizerere ya gatatu y'iri dini gakondo ni ikintu cyitwa kubandwa. Ni ukuvuga ngo ku bantu batabizi, iri jambo kubandwa riva ku nshinga kubanda cyangwa se komekanya ikintu n'ikindi. Ni ukuvuga mu yandi magambo, iki ni igikorwa cyakorwaga n'abantu bitwa imandwa. Zimwe muri izi mandwa izizwi nkuru harimo Ryangombe ndetse na Nyabingi. Ni ukuvuga ngo ikintu abantu bakoraga ni ugufata abantu bariho bakabahuza n'isi itagaragara cyangwa se isi y'imyuka, yaba Imana cyangwa se n'abazimu, bakabahuza. Ni ukuvuga ngo yaba imizimu yarakariye abantu cyangwa se Imana yarakariye abantu, habagaho icyo gikorwa cyo kubanda. Nicyo imandwa zakoraga. Nk'uko nawe ushobora kubisoma mu bitabo byanditswe na ba Alex Kagame ndetse n'abandi banyamateka bo mu Rwanda, harimo n'abagenda bavuga ko izi mandwa zabayeho mu myaka y'1510 ndetse na hagati y'1520. Indi myizerere igaragara muri iyi myizerere ya gakondo ni icyitwa kuraguza. Ni ukuvuga ngo iki gikorwa cyo kuraguza cyakorwaga n'abantu bajya kubaza abapfumu ibijyanye n'ibihe cyangwa se impamvu
zihishe inyuma y'ibintu biri kubabaho. Ni ukuvuga ngo iri jambo abapfumu, ni uko hari umuntu ubyumva wenda agahita yumvamo ibintu bidasanzwe, ariko ubundi ijambo abapfumu bikomoka ku nshinga yo gupfumura. Ni ukuvuga mu yandi magambo, abapfumu bavuga ko ari abahanuzi, kuko umuhanuzi nawe ikintu akora apfumura mu bihe akakubwira ibintu bizaza. Abapfumu rero nicyo bakoraga, wasangaga abami, abatware ndetse na rubanda rugufi ikintu bakoraga, bajyaga kubaza aba bapfumu kugira ngo babarebere niba imyanzuro cyangwa se ibintu biri kubabaho muri icyo gihe nta ruhare rw'imizimu yabarakariye cyangwa se Imana yabarakariye. Ikindi kintu tubonamo cya gatanu muri iyi myizerere y'idini gakondo, tubonamo ikintu cyitwa gutamba ibitambo. Ni ukuvuga muri iyi myizerere, muri wa mujyo wo gushengerera, wa mujyo wo kubandwa no guterekera, habagaho ikintu cyitwa gutamba ibitambo. Ahanini byaba byiganjemo ibitambo by'inyamaswa cyangwa se ibitambo by'ibindi bintu runaka. Nubwo tutabihagararaho, gusa hari abamisiyoneri baje mu Rwanda mu gihe cy'ubukoloni. Icyo gihe u Rwanda rwo hambere nta nyandiko zigaragara twabisangamo, ariko bamwe muri abo bamisiyoneri baje mu Rwanda hari ibintu bagiye bandika cyangwa se documentation letters bagiye bandika. Hari izigaragaza ko hashobora kuba hari higanjemo ibitambo by'abantu. Gusa nk'uko nabivuze, ntabwo ari ibintu twahagararaho. Tazagira nyamuneka umuntu uza muri comment ati ibi bintu gutya na gutya. Natwe twabonye ko ntabwo ari ibintu wahagararaho. N'abanditsi babyanditseho babyanditse babicaho nyine bavuga ko bivugwa, atari ibintu cyo guhagararaho. Ngayo nguko rero tunyuze mu myizerere itanu ishingirwaho n'indi myizerere igiye itandukanye, kugeraho ubushakashatsi bugaragaza ko hariho amadini cyangwa se imyemerere irenga 10,000. Ariko iyo myizerere yose irenga n'ibyo 10,000 bavuga, ubona ko ishingiye kuri iyo myizerere nibura 5. Ubundi ni 4, uretse ko twiyongereyeho ibyo by'idini gakondo nk'uko twabivuze. Ariko nk'uko twari tugamije iyi video, tuboneyemo amateka ndetse n'inkingi za mwamba iyi myizerere igiye ishingiyeho, kugira nitujya no kubireba noneho tuzamenye ngo iki turagikuramo, iki turakigumishamo dushingiye kuri ibi. Ariko wamaze kumenya, ese abo ugiye guhakana urabahakanira iki? Ese abo ugiye kwemerera urabemerera iki, utagiye kugendera mu kigare? Muri video rero zizakurikira, kubera ko ubushakashatsi bwacu dukora bushingira ku nyandiko cyangwa se ku bitabo, tuzahita tugira amadini ashyirwa ku ruhande bitewe n'uko nta nyandiko bafite twashingiraho mu gihe tugiye gushaka kumenya ukuri. Ni ukuvuga ngo mu biganiro bizakurikira tuzasigarana imyemerere nibura 3, kuko twabonye ko iyo myemerere ari ifite ibitabo ku buryo ushobora kubyinjiramo ibyo bitabo ukamenya ngo kuki bizera ibi bintu, ese birimo ukuri, ese nanjye nabyizera. Ni ukuvuga ngo iyo myizerere izahita isigara harimo ubukristo kuko bafite Bibiliya, byose ushobora kwinjiramo ukamenya niba ibyo bizera koko ari ibintu nawe wakizera. Tukagira Islam, ikoresha igitabo cyitwa Quran, nayo ni igitabo kigizwe n'amasura ndetse n'ama-aya menshi ku buryo ushobora kumenya ngo bizera ibi, ese nanjye nibyo nashakiramo ukuri. Ndetse tukagira n'imyizerere ya Judaism cyangwa se imyizerere ya Kiyahudi, kuko nabo bakoresha igitabo cyitwa Tanakh. Ni ukuvuga ngo icyo tuzakora muri video zizakurikira, tuzagenda turebera hamwe ese ibyo bitabo bakoresha bihuriye kuki, ese ibyo bitabo bakoresha bitandukaniye kuki, kuki bitandukanye, icyo twashakiramo ukuri ni ikihe. Kugira ngo utazacikwa, kora subscribe, ufungure inzogera utazacikwa ibiganiro bikurikira. Tubonane mu yindi video.